Uyu munsi naje ngo mbaganiriye ku mavuta ya olive oil cyangwa se elayo. Amavuta ya elayo yagaragaye ko ari amavuta afite ubushobozi bukomeye cyane bwo gukiza indwara nyinshi iyo uyakoresheje nk'uko babigutegetse cyangwa se mu buryo bukwiye. Hari aho usanga bayakoresha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso, hari aho usanga bayakoresha mu kugufasha kugabanya ibiro, agabanya ibyago byo kurwara kanseri, agukiza constipation, agufasha mu kubona ibitotsi iyo ukurikije amabwiriza wahawe n'abaganga. Ariko uyu munsi ntabwo naje kukubwira ibyiza bya olive oil, ahubwo nje kukubwira ni gute wamenya gutandukanya originale yayo na pirate. Kuko hari igihe usanga bakurangiye umuti ukagenda wowe ukumva ko kubona icupa ryanditseho olive oil ari byo bikwereka ko uguze olive oil, ariko ntabwo ari byo. Hari igihe rwose utwara icupa ariko ugatwara izina ariko amavuta atariyo. Nguhaye ikaze niba uri mushya, karibu ugeze kuri iyi channel, ngushimira by'umwihariko wowe wakanze subscribe, Imana ikumpera umugisha. Wavuga uti rero ni gute namenya originale cyangwa se pirate ya olive oil? Ubundi olive oil irimo amoko atatu. Hari extra virgin oil, hakabaho refined olive oil, hakabaho na pomace olive oil. Ibi rero wavuga ngo bitandukaniye. Extra virgin oil ni ukuvuga ngo ni amavuta ya olive y'umwimerere yavuye mu mbuto za olive ariko atavanzemo ikintu na kimwe. Ni ukuvuga ngo ari pure, nta kintu na kimwe kivangiyemo. Noneho refined olive oil ni ukuvuga ngo ni amavuta ya olive ariko afitemo andi maproduit chimique bashizemo mu rwego rwo kuyafasha kumara igihe. Hakabaho noneho pomace olive oil. Iyi yo noneho ni amadeshe, ni ukuvuga ngo ni bya bikasi baba barakamuye muri olive oil, bakabifata bagashyiramo udutonyanga duke twa olive oil, bagashyiramo amaproduit chimique ayafasha n'ubundi kumara igihe kirekire. Nizere neza ko wumvishe itandukaniro. Noneho hari igihe rero ushobora gusanga nanone amavuta yanditseho ngo extra virgin oil ariko nanone ari pirate. Icyo ugomba kumenya rero ni iki mu gihe ugiye kugura olive oil? Ni ukuvuga ngo mu gihe ugiye kugura olive oil, cya mbere uzitaho, uzite ku icupa. Nta na rimwe igihe na kimwe uzigera ubona originale ya olive oil ije mu icupa rya plastique cyangwa se semi plastique. Hari ukuntu abantu bibeshya ukabona aya mavuta arimo olive oil ukabona arabengerana ariko ntumenye ko ari semi plastique. Ariko iyo uri umuntu ubizi cyangwa se usobanukiwe, uzayafata icupa ukandeho uzumva rikandika. Urugero naguha rworoshye, uzarebe iyi miti y'abana batanga kwa muganga y'amasiro, ariya macupa iyo uyareba ubona ryikubise hasi ryahita rimeneka, ariko niyo warikubita hasi ntacyo riba kuko ni semi plastique, ntabwo wapfa kubimenya utabisobanukiwe. Nujya kuyagura rero uzakande ku icupa umenye neza ko ari ikirahuri. Icya kabiri kizakwereka originale, izaba ifite igihe gito. Ni ukuvuga ngo garanti yayo aba ari nto bishoboka kubera ko n'ubundi ni umwimerere, nta kintu kivanzemo. Ni ukuvuga ngo no gupfa kwayo ntabwo bitinda. Niyo mpamvu usanga iri hasi y'umwaka, amezi 8, 6 gutyo, kubera ko ni umwimerere. Ikindi uzasanga ibara ry'amavuta ya originale rigiye kuba icyatsi kijimye mu kuntu, mu gihe pirate usanga ari umuhondo werurutse ku buryo uyasutse nko mu gakombe utashobora kuyatandukanya n'amavuta asanzwe nyine duteka. Ikindi impumuro yayo, nk'abantu barya grapes uzumva ukuntu zihumura. Olive oil ya original ukiyifungura uhita wumva ya mpumuro ya rwa rubuto, mu gihe pirate yo nta kintu na kimwe wumva. Ikindi kizagufasha kukwereka yuko waguze amavuta ya originale ya olive oil, uzasanga yarakozwe mu mwaka ukurikira wenda uwo turimo, mu gihe pirate ishobora kuba yarakozwe nko mu myaka 2 ishize kubera ko iba ifite garanti nini cyane.
Ikindi kizagufasha uzayifate uyishyire muri firigo, nuyishyira muri firigo uzayirekeremo nk'iminota 30 cyangwa isaha. Niba ari original uzasanga yafashe, niba ari pirate uzasanga n'ubundi yafasheho gato ariko n'ubundi ikiri amavuta. Ibyo bintu nubyitaho ukabikora uko nkubwiye, uzatwara amavuta meza. Niba bakubwiye ngo uyakoreshe nk'umuti azagukiza kubera ko watwaye amavuta ya nyayo. Hari igihe rero atagukiza kubera ko n'ubundi watwaye izina ariko amavuta ntabwo ariyo. Uwakoze cyane kubana nanjye rero, niba nawe wakunze ikiganiro ugenda udakoze subscribe kandi kunzogera ukoreshe ya kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.